Ibi ni ibintu bikunze kuba ku bagabo gusa n'ab'igitsina gore nabo bibabaho. Ugakura na sosiyete ikwereka ko cyangwa se aho wize cyangwa se ababyeyi cyangwa se abo mu bana cyangwa n'abandi bose bakubwira ngo ugomba kuba umuntu w'umumaro abandi bakeneye. Se wari uzi ko kuba uw'umumaro cyangwa se kuba umuntu abandi bakeneye akenshi bikwambura kwishyura ukizana kwawe ndetse bikaguta mu mutego wo kuba imbohe utabizi. By'umwihariko ku bagabo cyane cyane bino bintu ngo bikunze kubabaho. Ni karite abantu bavuga ngo uriya mugabo afite karite nziza, ngo ni umugabo rwose ugirira abandi umumaro, ni umugabo w'umumaro. Gusa icyo bita ngo ni karite akenshi usuzumye neza usanga ari ubucakara baba bari gushyira mu uwo mugabo. Kuva umugabo akiri muto baba bamubwira ngo ugomba kuba uw'umumaro, ugomba kuba umuntu abandi ibyo bakeneye bose byose baza kubishakira kuri wewe. Ugomba kuba umuntu abandi bose bishingikirijeho. Ayo niyo mahame bagenda bigisha umuhungu akiri muto. Abarimu bagatangira kubiguhembera, abakoresha bawe bakabigusaba ngo buwe umumaro. Inshuti zawe zigatangira kujya zumva ko kuko uri uw'umumaro hari ibyo zigutegerejeho, hari ibyo ugomba kuziha. Gake gake uko ibyo byose bikomeza gutyo ukagenda ugahinduka nk'impumyi, ugashiduka kuba uw'umumaro kwawe ntago bikiri amahitamo yawe cyangwa se ibintu ukora ubishaka, ahubwo bigahinduka nk'aho ari we weho cyangwa se icyangombwa kikuranga udashobora kwiyambura. Icyo twita ngo nizo ndangagaciro, ngo kuba uw'umumaro. Hari ukundi kuri kubi cyane kubyihisha inyuma, ko umugabo agenda arushaho kuba uw'umumaro ku bandi cyane, si itangira kutamubona noneho nk'umuntu, ahubwo bagatangira kumubona nk'umuntu udafite kwishyura ukizana ndetse bakanamubona nk'igikoresho. Kandi buriya iyo uri uw'umumaro abantu batangiye kukubona nk'igikoresho, igikoresho ntago cyubahwa ahubwo igikoresho kirakoreshwa. Siyete y'uyu munsi wa none tubamo bafite imvugo nziza isa nk'irimo discipline bakunze gukoresha, bakakwereka ko rwose muri abantu bakoranira hamwe, bakakwereka ko babyita kuba abizerwa kuri weho, bakakubwira ko uri umuntu mwiza. Kinyuma y'ibyo byose byo kugutakagiza bakwereka ukuntu udasanzwe, ufasha abandi, ufite umutima mwiza, utandukanye, uri inyangamugayo. Bahihishe yuko iyo umugabo yamaze kugaragaza ko ashobora kwikorera ibibazo by'abandi, aho kugira ngo baze bamufashe sosiyete dutuyemo bamugabanyirize kuri ibyo bibazo by'abantu benshi yikoreye, baragenda bakazana n'ibindi bibazo biri hirya nabyo bakabigukorera. Niko bigenda iyo ugaragaje ko uri umuntu ushobora kwikorera ibibazo by'abandi, ugafasha abantu benshi cyane, aho kugira ngo sosiyete turimo izi kugabanyirize kuri ibyo bibazo n'ubwo bufasha uha abandi kugira ngo nawe bakuruhure, bahita babona kuri igikoresho, bakazana n'ibindi bibazo bakavuga ngo hari umuntu ariko tuzi ukunda gufasha pe, ukunda kwikorera ibibazo by'abandi, n'abandi mwese muzane tubimurundeho. Iyo umugabo agaragaje ko afite ubushobozi bwo gukemura ibibazo, ikibazo cyose kibonetse niwe bakizanira. Umugabo wese ushobora kuba yagaragaza ko igitutu ntacyo kimutwara ashobora kugikoreramo, inda arimburwa n'icyo gitutu. Iyo urebye neza usanga sosiyete dutuyemo nta na rimwe ijya yicara ngo itekereze ngo ese uriya muntu ko dukomeza kumwikoreza ino mitwaro, yego rwose akayikorera, ese yaba we yifuza gukomeza kwikorera ibibazo by'abandi? Abanyabwenge ba kera hashize imyaka 100 bino bintu babibonye. Buriya ngo umugabo nyamugabo ntago agaragarira ku bitambo atanga cyangwa se ku byo yigomwa, oya, ubwo umugabo nyamugabo agaragarira ku mbaraga afite. Bige bidaje mbigusobanurire neza, kubwira ko ngo umwami usazwe cyangwa se wimaramo imbaraga zose ari kugerageza gushimisha buri muntu wese, yangira abaye umunyantege nke. Umuyobozi abantu bahora babona uko bashaka buri gihe, birangira bamenya icyo atekereza n'icyo ashobora gukora n'icyo bagomba kumwitegaho. Kandi iyo abantu bazi icyo ushobora gukora, mbega cyagiye wabaye predictable, kiragiye iyo uri muri urwo rwego, icyo ushobora gukora barakizi, icyo ushobora gutekereza barakizi. Icyo gihe mu bwami bw'imbaraga bavuga yuko iyo wamaze kuba waba umuntu abantu bazi icyo utekereza, wamaze kuba predictable, icyo gihe mu bwami bw'imbaraga ubundi ngo bagusobanurira ko iyo ntambwe ibanziriza kurimbuka ukabura mu bwami bw'imbaraga. Amateka agenda duha ingero z'abagabo bagiye barimburwa no kuba ab'umumaro cyane. Bagiye tubona mu mateka aho umujyanama w'umuyobozi yagiye inama akajya inama cyane kugeza ahananiwe pe akananirwa kubona inama agira umwami, bikarangira umwami ategetse ngo mumwice nta mumaro agifite. Twagiye tubona amateka twereka abajenerali ku rugamba bitabazwaga bari abahanga cyane barwanya intambara, ariko intambara yarangira ibihugu byagera mu bihe by'amahoro, abo bajenerali igihugu kikabata burundu kikabakuraho amaboko kuko nta mumaro wabo ugihari. Ko iyi ntambara irangiye icyo gihe umumaro wawe uburangiye. Twabonye abagaragu bihebeye ba sebuja babakorera cyane, ariko igihe cyagera
ingufu zabo bashyizeho zigateshwa agaciro na ba sebuja. Ibyo niko bigenda, witwa uw'umumaro bakagusingiza kuko ari umumaro cyangwa se icyo ushoboye gukora ako kanya, ariko iyo gisaye nk'ikigabanuka cyangwa se ugasa nk'usubiramo inyuma gato, nibwo uhita umenya ko nta gaciro na gake baguhaga. Niko bigenda, bakubwira ko ngo umururumba w'ikiremwa muntu ntabwo ujya uhinduka. Ibyo ushyize hari abantu ngo babikonsome, nimba uvuze ngo uje gufasha abantu, nimba utanze umusanzu, nimba ari imbaraga ushyize mbega ukaba uw'umumaro, abantu bo ikije cyose bagomba kugikonsoma paka gishize. Kiremwa muntu cyegamira ku kintu babona ko gikomeye, babonye hari igikomeye baraza bakegamire. Icyo kintu nigitangira gucika intege n'ikigwa bashaka ikindi bajya kwegamaho. Kiremwa muntu bakubwira ko umugabo ngo rwose ugomba kuba uw'umumaro, ariko rwose uba uw'umumaro, ariko ikiremwa muntu kikaza kigakoresha uwo mumaro wamaze, ariko nikijyana rimwe mu mutwe wacyo kigenda ngo cyicare gitekereze ngo ese uriya muntu we aba yatanze ikihe giciro kugira ngo twe tumere neza. Ibyo bintu mujya mubibona, ugasanga umuntu ahera mu gitondo azinduka saa 10 n'imwe n'ebyiri aba yagiye, agasiga abo mu rugo wenda rwe baryamye, bakabyuka igihe bashakiye, icyo bashaka cyose bakakibona, akabasigira icyo bakeneye cyose. N'urugero inyiturano ukaza gusanga ni ukwirirwa yamaze kugenda, wenda tuvuga urugero nirwo ruje hafi, bari kwirirwa bamuca inyuma ku bantu badafite icyo banamariye abo ngabo. Noneho ugasanga iyo biriwe bamuca inyuma gutyo, ni ikimenyetso kikwereka ko ibitambo byose watamba, uko wakwigomwa kugira ngo abantu bamere neza, nta na rimwe bajya bicara bavuge ngo ese uriya muntu aba yishyuye ikihe giciro kugira ngo twebwe tubeho ubuzima bwiza, ese aba yaraye amajoro angana iki, ese aryama amasaha angahe, ese we ntagaba ananiwe, ese we nta bindi bibazo akeneye, ese we ibi adufashisha ntiyakabifashe nawe akajya kwinezezamo, nawe akaruhura mu mutwe. Ibyo ngibyo ntabwo babitekereza. Oya, bo bareba gusa ngo ibyo wabahaye barabikonsoma bishire, ukomeze ubafashe, ukomeze ufashe abantu bose. Bo ntabwo bitaye ngo igiciro bigusaba kugira ngo wite ku bandi ni ikihe, ese icyo uba wigomwe ni ikihe, ese twamufashe iki, twamuruhura gute. Ibyo ntabwo babitekereza, bakomeza kukubwira ngo urarenze, uri uw'umumaro, paka kuka kawe kanyuma kagushizemo, nta bwigenge no kwishyira kwizana ufite. Umutego wa mbere rero uba mu kuba umuntu w'umumaro nuko iyo uri umuntu w'umumaro, mbere na mbere utangira kwiyumvamo ko ari ibintu by'icyubahiro kuba uri umuntu w'umumaro. Ko bigenda unyumve neza, uwo rero niwo mutego wa mbere uba uguyemo. Burya iyo uri umuntu w'umumaro ufasha abantu ntacyo udakora, mbere na mbere nawe ubwawe wica ahantu utangira kuvuga ngo ndarenze, ugatangira kuvuga ati ibi ni ibintu byiyubashye nkora, ndi umuntu w'agaciro, mbese ukaba wanabyigamba pe ukumva uri umuntu w'agaciro, ariko uba uri kugwa mu mutego utabizi. Uba wumva uri nk'umukiranutsi iyo ari weho ufasha abantu ibibazo byose bafite, kwiyumva nka wa wundi ukemura ibibazo byananiye abandi, wa wundi wikorera imitwaro yananiye abandi, ugatangira kubona abantu baragukeneye kuko ubafasha, ugatangira kumva ko hari ishema rihambaye cyane, cyangwa se ni ishema, ukumva ko hari ishema mu kuba ukenewe. Kaba ikindi kintu noneho kimeze nk'uburozi cyangwa se ikiyobyabwenge gikomeye cyane utabasha kwikuraho, iyo abantu batangiye kukubwira ngo bino bintu dukorera birarenze, iyo atabaweho ntacyo twari kwishoboza. Iyo abantu batangiye kugushimagiza gutyo, bakubwira ukuntu urenze, ibyo bakorera iyo atabaweho bo batari kubyikorera, tayari umeze nk'umwe ku kiyobyabwenge cya mugo. Uhita uvuga ati aya mashimwe ndayakeneye bihoraho, abantu bajye bansingiza, bajye bahora bavuga ngo atari njyewe ntacyo bakwishoboza. Ubu uri kugwa mu mutego utabizi. Ubwo burozi rero bwo kumva ko kuko ukenewe cyane ngo ari ishema rihambaye, ngo uri uw'umumaro, ngo uri uw'agaciro, ibyo biraza bikakugira impumyi nk'umugabo w'umumaro. Ko bakubwira ko ubundi ngo umugabo uhora ukenewe gukemura iby'abandi, cyangwa se abantu bahora bakeneyeho ubufasha, cyangwa se ngo akemura ibibazo byabo, nta na rimwe ajya abaho afite kwishyira ukizana. Kuko mbere na mbere uwo mugabo iyo baje kumusaba ubufasha akaba yakwangira umuntu kumufasha, umutima ukomeza umucira urubanza kumva arishinja icyaha, kuko byamaze kuba nka identite yo gufasha gukemura ibibazo by'abandi, ku buryo yakaniye umuntu ikintu umutima umucira urubanza akabura amahoro. Ni wa muntu nawe agira akananirwa kumva hari ikintu atagafashije umuntu, akavuga ati reka mbe negeye inyuma n'abandi baze babafashe, ariko bikarangira bari kumucira urubanza we yamaze igihe afasha, bavuga ngo ngo amaze guhinduka, ngo asigaye yarigize uku, bivuze ngo niko bigenda, kuko wa mumaro wawe usaye nk'usubiza inyuma. Sosiyete ntabwo ihita ireba ibyo wabafashije, babone ko byibura nawe unaniwemo, cyangwa se nawe ugiye kwitaho hari utundi ugiye gukemura, bahita batangira gucira urubanza ngo amaze guhinduka, yamaze kumera ukunuku, bakagucira urubanza mpaka ubwawe uvuze ati bari kumvuga nabi, reka nongere ingaruke mbuwe umumaro kugira ngo mbashimishe, nongere numve bya bisingizo. Umugabo w'umumaro birangira rero igihe cye ku isi kitakiri iki,
agashiduka imbaraga ze zitakirize, gatangira no gushiduka ibitekerezo bye bitakiri ibye, icyo ashaka gukora icyo atekereza, ahubwo agatangira kujya atekereza ngo ngomba gukorera abanibi kuko babintegerejeho, banamenyereye gufasha aba, ngo ugasanga we ntago akitekerezo cyatekereze ku bitekerezo bye, ahubwo ibitekerezo bye byabaye ibikontororwa n'iby'abandi, cyangwa se uko abantu bari bumufate natabakorera ibyo yabamenyereje kubakorera. Gake gake atabizi ubuzima bwe yatekerezaga ko ari ubwe bukarekeraho kuba ubwe. Mukiriya wa Lucky, uri umunyamugisha, wowe n'umuryango wawe twishimiye kubagezaho ifu y'ubugari Lucky Cassava Flour itunganwa n'uruganda rwa Lucky. Uyisongewe wese asigara yirahira, yewe n'abatarakundaga ubugari ubu barayobotse ku bwa Lucky Cassava Flour. Yisange mu gihugu hose mu maduka ya Lucky, cyangwa uduhamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe. Wamaze kugera muri uyu mutego rero, ikiremwa muntu cyangwa sosiyete dutuyemo, noneho uwo mutego batangira noneho gutuma ukubera mu bikurusha. Wamaze kugwa mu mutego wo kumva kuri umuntu w'umumaro, ukumva birarenze, ukumva aho hantu nta n'ugukwiye kuhava. Bijya kuba bibi cyane rero, noneho message zigusaba ubufasha zitangira kwiyongera. Ibyo usabwa gukorera abantu n'imitwaro usabwa kwikorera abantu bigatangira kuza noneho nta limiti. Ubona ko noneho nta n'impuhwe bagufitiye, buri muntu wese muhuye azi gufasha, aho kugira ngo anatekereza ati uyu muntu arafasha, yafashije abantu benshi, reka dushaka undi twabwira bose, ahubwo bagatangira kumva ko ubwo nyine ari we icyo kibazo kireba, utanakibafasha bakagutuka bakavuga ati shagenda n'ubundi urembwa, kugira kuko nyine bamaze kumenya gufasha. Buri bumenyi bwose ufite butangira kuba igikoresho cy'abantu baza kubutwara kugira ngo bikemure ibibazo byabo. Umugabo wagaragaje ko afite ubushobozi, ari umuhanga mu byo akora, aho kugira ngo abikoreshe noneho mu gihe cye nawe akemura ibye yita ku buzima bwe, ahita atangira kuba rukuruzi ijya gukemura ibibazo by'abandi byananiye. Ikibabaje muri ibyo rero ni iki? Ko uwo mugabo w'umumaro akomeza gutanga cyane. Uko ukomeza gutanga cyane niko abagusaba bakomeza kwitega kubaha ibirenze ibyo wari usanzwe ubaha. Ko niko kuri kwa sosiyete. Ukuha abantu cyane, aho kugira ngo bumve ko ibibazo byabo nabo bagomba kujya gutangira kwimenya no kukugabanyiriza ibibazo. Ukuha abantu cyane niko batangira kukwitegaho ibirenze ibyo wabahaye ku munsi w'ejo. Umugabo ngo abatekereza ko ngo kubera yuko ari uw'umumaro afasha abantu cyangwa se yita ku bandi yikorera ibibazo by'abandi, ngo abatekereza ko bizajya bituma abantu bamugandukira bakaba bizerwa kuri we, mbega abantu bakamugandukira bakaba abantu be bamukunda, banamupfira, bamurwanirira, ba bantu mbega bari royo cyane kuri weho. Nikabatekereza avuga ati kuko nirwo mfasha abantu bazaba royo cyane kuri njye. Ariko buriya bakubwira ko ngo ubushuti, ubuvandimwe, ubuganduke nimba ariko nabyita, uguze kuba uri uw'umumaro cyangwa se kuba hari icyo wafashije abantu, kubwira ko arizo ntege nke za mbere zo kuba abantu wagira inshuti z'inyantege nke pe uzigeze zibaho cyangwa se abantu bakugandukiye. Ni ukuvuga ngo ba bantu wirirwa, nimba utekereza ko kugira ngo abantu bazakubera inshuti, bazakuvuge neza, bazagupfire, wa muntu muzirirwana ahantu hose, mbega aho wamuhamagarira yakugeraho, mbega handi uvuga ati mfite umuvandimwe, mfite inshuti, mfite umuntu wangandukiye, ugatekereza ko uwo muntu uzamubona binyuze mu kuba ari uko wamufashije ibintu byinshi, wamukemuriye ibibazo, wamugiriye inama, wamubaye hafi mu bibazo, mbega bikamera nk'aho wari uri kumugura. Ngo bakubwira ko iyo nshuti ariyo nshuti ya mbere y'inyantege nke, kuko biba bimeze nk'aho wayiguze. Inshuti nk'izo ngizo uzabona cyangwa se abantu uzatekereza ko ufite, uzajya ugenda unigamba ati ngiye mfite inshuti nyinshi, ndazifasha, nazikemuriye ibibazo, narazifunguje, nazishyuriye amadeni, nazirinze gereza, nakoze ibi n'ibi, nabishyuriye amabanki, nabishyuriye ibiki byose, abana babo ibiki, ugatekereza ko izo nshuti ngo muzarambana arizo zawe nyine zikwizera. Uya, abo bantu ngo akenshi ngo mumarana igihe n'umumaro wawe umara. Iyo umumaro wawe urekeye aho, nabo barekeraho kukubera bizerwa. Utangiye kuzuyaza kubaha ibyo baguteganyagaho, ugatangira gusubira inyuma kubakemura ibibazo bakemuriraga, kwikorera imitwaro yabo wikoreraga. Ntabwo se cyagiye nawe ubunani uvuga ati nanjye ngiye gutangira kwita ku bindi bintu kuko maze kunanirwa, ubuzima bwanjye bwose nzakomeza nita ku bantu, noneho abantu bakuru. Cyo gihe utangira kubona ko ba bantu wari uzi ko ari inshuti zawe
uburyo bakuvugishagamo, icyubahiro bakwerekaga kuri hejuru kirahinduka, ukabona bari kukuvugisha nk'umuntu uciriritse. Amashimwe baguhaga arabura burundu. Nubwo ari ba bantu bavuga ngo hari ibyo wigeze kunkorera kera, oya, ahubwo batangira kubona ko wahindutse uri umuntu mubi, kuko wabamenyereje kuba hanunurikiye aho ngaho kubaha. Icyo gihe rero nibwo utangira kubona ukererewe wa muntu witaga cyangwa se wabonaga kuri uw'umumaro, ukahita ubona ko, ukabibona unakererewe ko nta na rimwe bigeze baguha agaciro nk'umuntu, ahubwo baguhaga agaciro k'icyo uri kubakorera, ariko ntibigeze baguha agaciro kuko uri umuntu. Baguhaga agaciro k'umumaro ufite ako kanya, ntabwo ari agaciro kuko uri umuntu. Kandi tubaho urugero, reka turebe iyo intambara iteye. Abajenerali baraza bagateranira mu cyumba, abasirikare benshi bakaza, hagatangira guhamagarwa umujenerali bazi ko ari umuhanga, ari ingenzi mu byo gutegura urugamba. Za mapu bakazikura bakazisasaho, agatangira kubereka ati turacana haduye ari hano biragenda uku nuku. Icyo gihe bose abasirikare bavuga ati muri ibi bihe turimo amakiriro yacu ari kuri uyu mugabo w'umuhanga mu gutegura urugamba, uyu mujenerali niwe byiringiro byacu. Icyo gihe baragusingiza pe. Ariko intambara irangiye, mumaze kuyitsinda, ibyumba by'intambara ntibikibaho ngo mujye guteranira mu byumba by'intambara, ntawe uri kugukenera ngo uzongere ubabwire ibijyanye n'intambara kuko igihugu kiri mu bihe by'amahoro. Icyo gihe nibwo ushiduka wa mujenerali ahagaze wenyine, nta gaciro umuntu w'ingenzi, nta muntu ukimuhamagara, nta hantu akenewe, kuko umumaro we barawurangije, barawukonsumye, warashize nyine. Icyo rero nicyo kintu kiyobera ikiremwa muntu cyangwa se abagabo benshi batajya babasha kubona. Imbaraga z'umugabo ntabwo zituruka mu kuba uri umuntu ngo w'umumaro ngo bihoraho, oya, ntabwo ari imbaraga zawe ziva, cyangwa se imbaraga zawe nk'umugabo ntabwo ziba mu kuba wirirwa ufasha abandi bantu, wirirwa ukemura ibibazo by'abandi, mbega uri wa muntu w'umumaro ku bandi bantu. Ntabwo ari imbaraga zawe ziva ngo witwe uw'umumaro cyangwa se ngo witwe umunyembaraga, ahubwo ngo imbaraga nyambaraga z'umugabo zituruka mu kuba iteka ryose witeguye gusimburwa, kuba iteka nta muntu wabasha kuza ngo ibyawe abitware mu buryo bumworoheye, cyangwa se ngo umuntu abashe kuba yatwara ibyawe ameze nk'aho ari we ubyipimiye. Ngo umugabo wigize uw'umumaro pe, ufasha abantu, ufungutse, abantu batangira kumwitego, baba bazi n'icyo atekereza n'icyo bamubwira kugira ngo abagirire umumaro, abamubara. Iyo rero uri umuntu abantu bashobora kuba bamenya icyo ushobora gutekereza, icyo ushobora gukora, icyo ushobora gusubiza, baramaze kukumenya ko uteye gutya muri ubu buryo budahinduka, icyo gihe uba ushobora kuba bakumanaginga, bakugenzura. Abantu rero bakugenzura, icyo gihe noneho baranagukontorora neza. Buriya ngo bakubwira ko ngo umugabo wabayeho umugabo w'umumaro afasha abandi bantu, ugatangira kumva agaciro ke gashingiye ku cyo yatanze, yahaye abandi bantu, ku buryo iyo atafashije abandi bantu cyangwa agira icyo aha abandi bantu, aba yumva ubuzima bwe bumeze nk'aho bwarangiye, agahita atangira kwisuzugura, kumva yabaye nk'umuntu udafitiye isi akamaro, cyangwa nawe ubwe nta kamaro afite kuko yerekeyeho kwikorera ibibazo by'abandi. Bigatuma rero yakira buri telefone yose imuhamagaye, buri nshingano zose bamwikoresha akazikora kugira ngo akomeze kumva ko ari uw'umumaro, ariko abakomeje kuba muri wa mutego. Ari ukubera ko ibyo bintu aba agomba kubikora, ahubwo igihe kiba cyarageze akibagirwa uwo ari we n'uwagomba kuba we, gatangira kuba uwo sosiyete yamweretse ko agomba kuba we, kagomba kwikorera ibibazo byabo byose. Icyo gihe umugabo atangira kuvuga ngo bamaze kumbonamo uw'umumaro, ni njye w'umumaro, ni njye ugomba gukemura ibibazo by'abandi bose, njye ntabwo ngomba kwiyitaho. Agatangira kujya yiruka, akabyuka yiruka, namwe n'umugabo abyuka yiruka, agakemura ibibazo by'abantu bose, akabyuka yiruka, abandi bakaba bari kunezererwa mu byo yakoreye, mu byo yavunikiye babinezerwamo, watanezerwa, aryama amasaha make, abyuka yirukanka. Hahandi noneho umunaniro, kuvunika, kutiyitaho bigenda bikaba ubuzima bwe bwite, bukaba we wanyawe, ku buryo mbega atangira kwibagirwa ubundi buzima atari kuvunikira abantu. Tumutwe stress bikagenda bikaba igice cy'ubuzima bwe, akumva ko ubwo nyine ari bwo buzima agomba kuba. Kirukanka hahandi yumva ko ahagaze nawe akaruhukamo gake, basi abantu no bakamwitaho cyangwa se nawe akiyitaho, yumva ko ubwo ngubwo ubuzima bwe bwaba nta mumaro bugifite, cyangwa se yaba agiye nko gupfa. Ariko muri uko kwirukanka uvunikira abantu gusa, umugabo aragenda akibagirwa kwicara ahantu hamwe ngo yibaze ikibazo giteye ubwoba kimwe, akibaza gishakira igisubizo. Ikibazo bagomba kwibaza ni kimwe: ndavunika, ndananirwa, abandi bari kunezererwa mu mvune zanjye, ese ibi byose nkorera abantu ninde ubyungukiramo? Gakenya uzasanga ari we ubyungukiramo, abo akorera ibyo nibo babyungukiramo gusa, we nta na kimwe yungukiramo. Uyu muntu wiyemeje kwikorera ibibazo by'abandi ngo bakamubwira ko ari bwo ngo yitwa uw'umumaro, we uko akomeza akemura ibibazo by'abandi agenda aba umunyantege nke, uko imyaka igenda yicuma
agenda umunyantege nke, ananirwa, ibyo atanga bimushirana kuko atabafasha kubishora ahandi nk'uko abandi abiha bahita babishora mu bibazo byabo bwite nta n'umuntu n'umwe bafasha. Noneho we akagenda umunyantege nke ngo yari uw'umumaro, abamuzengurutse bakomeza kuza kumukuraho amaronko, bo bakomeza bagenda batera imbere bazamuka, we agenda amanuka. Hahandi uzasanga umuntu avuga turiya mugabo waje gukena akaba mayibobo, uzi ukuntu kera yari umukire, yaradufashije twese ntacyo atadukoreye, none dore yasubiye inyuma yabaye mayibobo. Kubera iki? Bahoraga bamukonsoma bo biteza imbere, we agenda acika intege zo gukomeza gukora, cyangwa se n'imyaka ibiri kugenda n'amafaranga yagashoye mu bindi, ugasanga bufasha bari kugenda batera imbere, weho wigize uwikorera ibibazo by'isi yose uri kugenda usubira inyuma. Ufunikira cyangwa se abo bose baba wikorera imitwaro yabo ukomeza gukemura ibibazo byabo, abo ibyo bakora bakomeza kugenda bumva bashaka kujya mu bindi, bakure babe banini, mu gihe weho imbaraga ziba ziri kugushirana, wumva uri no kurambirwa, ugenda usubira inyuma ugashiduka wararangiye burundu. Abantu nk'abo ngabo rero nibo babandi uzasanga yicaye nk'ahantu ari kwiremanta, iyo amaze gutekereza icyo kibazo ugasanga ari kuvuga ngo shanga wafasha abantu, ngo utabafasha, ngo byose ni kimwe, ngo n'ubundi nta nyiturano y'abisi. Aba yamaze kugera muri situwasiyo, yamaze noneho kubibona, ariko akenshi babibona abagabo batinze. Ibyo uvunikira byose weho nta nyungu na rimwe ubigiramo, ari abandi bakungukiraho, kandi atari n'urukundo n'urwanya rwo bagufitiye. Kuko iyo wigize uw'umumaro cyane, abantu aho kukubona nk'uw'umumaro bakubona nk'igikoresho, kandi igikoresho ntago cyubahwa, igikoresho ntago gikundwa. Iyo rero uri kuvunika, uri kwimaraho imbaraga zawe, ubushobozi bwawe, igishoro cyawe, ngo uri gufasha abandi, bakwita umunyabuntu, umugwaneza, umuntu w'umutima mwiza w'umumaro, umuntu ukunzwe, umuntu abantu bose bakwiye kwishingikirizaho, gakwereka ko rwose ibitambo n'ibyo wigomwa babikunda cyane ndetse babigushimira. Impamvu bakubwira gutyo nuko rwose kugushimira nta giciro bibasaba. Umuntu kuza kumukorera ibintu birenze akakubwira ngo urakoze, uri umumaro, uri iki, nta kintu bimusaba pe, nta gishoro bimusaba, ni ukubikubwira gusa, wowe ukumva umeze nk'uwinjije amafaranga kuko abantu bagushimagije ngo uri uw'umumaro. Muri ako gahe uba uri kwigomwa byinshi rwose, baba bagufata nk'intwari, bagukomera amashyi ngo uri umuntu w'umugabo. Ariko ayo mashyi bagukomera bakwita ngo uri intwari, uri umuntu w'umumaro, ntago buriya baba bakubashye, nta nubwo baba bagukunze. Ahubwo ayo mashyi n'utwo tugambo twiza two kukubwira ngo uri uw'umumaro, baba bameze nk'abari kugutera ikinya, cya kinya kikwibagiza uburibwe bwawe n'agahinda ufite n'imvune zawe z'ibyo uba wakoze kugira ngo ufashe abandi. Baba baguteye ikinya, bakwisa intwari, bakagukubita ayo mashyi n'amashimwe, ako kabara ikinya kikwibagiza uburibwe ufite, noneho ugatangira gukomeza kubaha ka gahinda wari ufite, ukakibagirwa kubera amashyi baguhaye. Urabaha bakoma amashyi, uri umuntu w'umugabo, bagukubisa ikinya kikubwira ngo uri muzima, komeza ubahe, komeza ubahe, kumva uri kubabara ariko ntabyo uzi kubera icyo kinya bagukubise. Ariko buriya ikiremwa muntu, kugira ngo gisobanukirwe neza, ikiremwa muntu ntabwo cyubaha umuntu wigomwa, witanga, ufasha abandi. Ikiremwa muntu, uwo muntu ntabwo ari we cyubaha. Ikiremwa muntu ntabwo cyubaha wa muntu ugira ubuntu bwatiza n'urugi. Oya, ikiremwa muntu gikunda kikanubaha wa muntu uzi gukontorora igihe cye ntagihe abantu ko yiboneye. Ikiremwa muntu cyubaha umuntu uha agaciro igihe cye, apana wa wundi ugiha uwabonye wese. Ikiremwa muntu gikunda umuntu ushyiraho limite, ati ndakora ibi, wenda gukorera ibi, abandi mwebwe ibyo namwe mwabyikemurira, cyangwa se bino bintu ntago bindeba, mfite ibindi by'ingenzi ugomba gukora. Icyo gihe barakubaha, bakavuga turiya muntu azi guhitamo, azi imirongo ntarengwa, azi igihe akorera ibintu, azi abafasha n'abo adafasha, cyangwa se igihe agomba gufasha n'igihe atagomba gufasha. Ntabwo ikiremwa muntu cyubaha umuntu ugenda akamera nk'aho ari intama yijyanye ngo bayibage, utubaraga twe twose akatwigomwa, amikoro yose akayigomwa, ngo ari kugira ngo anezeze sosiyete yose cyangwa se abantu bose, cyangwa se amere nk'aho abaye umugaragu w'abantu bose. Uwo ntabwo abantu bamwubaha, ahubwo bamubonamo igikoresho bakamukoresha. Ikiremwa muntu cyane cyane abagabo barababeshye. Abagabo usanga barababeshye ngo iyo uhakaniye umuntu ukamubwira ko icyo kintu kikugoye rwose utahita ukimukorera ako kanya, bababeshye ko ngo uba ugaragaje kwikunda, ariko ntabwo ari ukwikunda. Si ikiremwa muntu hari ukuntu kigenda kigashuka umugabo bakamubwira ati umugabo ushyiraho imirongo ntarengwa, akaba yabasha kubwira abantu, akabakana akabwira ati rwose amafaranga ntayo mbaha, ubwo bufasha ntabwo mbaha, icyo gihe ntabwo nzaboneka, nanjye hari ibyanjye ndimo, ntabwo bishoboka ko nzaza. Icyo gihe sosiyete bafite ukuntu bimeze nk'uburyarya bwamaze kubageramo, nabo batazi ko ari uburyarya, batangira kuvuga ngo uri umugome, uri umuntu utagira umutima mwiza, ngo uri umuntu udashyigikira abandi, ngo uri umuntu udafasha abandi, kubera ko wize kuvuga hoya kubw'inyungu zawe nawe. Ko buriya bakubwira ko ahubwo umugabo utazi guhakana,
utazi kuvuga hoya, buri gihe ahora avuga yego. Ntabwo ibyo ngibyo ari ubugwaneza cyangwa kugira umutima mwiza. Oya, ahubwo umugabo uhora uvuga yego utazi kuvuga hoya ntabwo ari imbaraga bafite, ahubwo ni intege nke ariko zihishwe hejuru nuko sosiyete yamubeshye ngo babyita kuba umwana mwiza cyangwa se kuba ufite indangagaciro nziza zo guhora wemerera abantu ubufasha. Ubwo rero ukomeza gukora ibyo ngibyo isi ikagusekera ikakwereka ko ari byiza, ariko baba bari guseka izo ntege nke zawe zo kuba buri gihe uvuga yego udashobora guhakana. Abantu b'abanyantege nke muri iyi si ntabwo bajya bubahwa. Icyo gihe nta muntu uzigera ukubaha. Hahandi uvuga yego ukavuga yego ngo ubanezeze ukajya mu bintu byabo byose ukabyubahiriza, rimwe wazavuga hoya nawe ugiye gukemura utuntu twawe, uburyo bagufatamo nibwo ubibona, batangira gutuka, ubuse wigize ibiki, ubundi se mbere ko wagira guku, ubuse nibwo wumvishe kurenze, nyine none ukabona nibwo uyise usuzugurika, ukahita ubona ko nta na rimwe bya bindi wakoraga byo kuvuga yego byigeze na rimwe biguhesha icyubahiro muri sosiyete, ahubwo zari intege nke bakubonamo bakazifatirana by'ako kanya. Bakubwira ko umugabo wese mu buzima bwe ngo haba hagomba kugera igihe kibaza ibibazo bibiri, atese ndifuza kuba inkingi abantu bose baza bakegamira mu gihe bananiwe bakayegamaho, barangiza bakagenda, ariko inkingi ikaguma ihagaze hamwe. Urabizi inkingi ntabwo inyeganyega, ntitera imbere, ntiva hiri, cyangwa se igiti. Wubwaho ukavuga ati ese ndifuza kuba igiti muri iyi si, abantu bose bazajya baza munsi y'amababa yanjye bakugama izuba, barangiza bagakomeza urugendo rwabo rujya mbere, njye ngasigara ndi hahandi igiti ntabwo kivaho kiri. Ngo hari igihe kigera buri mugabo wese icyo kibazo akakibaza, ugahitamo nimba we rwose wemera kuba inkingi cyangwa se wemera kuba igiti kitavaho kiri kirerwa gifasha abandi bo bagakomeza batera imbere, wewe ukaguma aho uri. Ibyo wamara kubyemeza ko ari byo uhisemo ukabiba. Hakaba n'ikindi gihe uhitamo ngo mpisemo kwigenga nk'umugabo, gukora ikimfitiye inyungu, nta wunsagariye. Handi wihitiramo ngo ninjye wigenga, ninjye uhitamo aho nshyira imbaraga zanjye, ninjye uhitamo aho nshyira amafaranga yanjye ku bushake bwanjye, atari ukuvuga ngo nezeze umuntu, atari ukuvuga ngo bankomere amashyi, atari ukuvuga ngo banshimire cyangwa bambone nk'umwana mwiza cyangwa umuntu w'umumaro. Oya, akaba ari ubyihitiramo ngo nimba ari uwo mfasha nshobora kubikora ari uko nanjye namaze gukemura ibyanjye byose, ndetse nkabikora mu rwego rwo kugira ngo uriya muntu kuko ndabona babaye, apana kuko buri wese uje ngo ugomba kumufasha. Gana Yesu buriya umunsi azura Lazaro hari hapfuye n'abandi bantu benshi, ntabwo ari Lazaro wenyine wari wapfuye, ariko yahisemo uwajya kuzura wari umubabaje, uwo bari bafite ibyo bahuriyeho cyangwa se baziranyeho, cyangwa se azi n'uburyo nawe byamuteyemo agahinda. Ntabwo ari ukuvuga ngo uwo munsi Yesu yaravuze ngo buri muntu wese wapfuye mumuzane muzure. Oya, duhisemo rero muri ibyo bibiri, ibyo byose rwose biguha icyubahiro, abantu bakubwira ko byiyubashye, ariko kimwe muri byo nicyo kiguha kwishyura ukizana. Abagabo benshi ngo abyuka mu gitondo yamaze gufata icyemezo ko agiye kuvunikira abandi, yamaze gufata icyemezo ko agiye kwikorera imitwaro y'abandi bantu, yamaze gufata icyemezo ko agomba kuba umumaro ku bandi bantu, ariko ugasanga iyo mitwaro yikoreye ntabwo abihamanya n'umutima we, nta n'ubwo ibyo bintu yigeze yemera kubikora, ariko yashidutse kuko sosiyete yamubwiye ngo nibwo wantu uri kugaragara nk'umuntu ufite agaciro, bikore, agashiduka ari kubikora, uziritswe n'iminyururu umeze nk'uri muri gereza, ariko ntabwo iyo minyururu uyibona, kubera ko iyo minyururu impamvu utayibona bayipfukiranisha amagambo meza avuga ngo uri intwari, uri umuntu w'umumaro, uri igitangaza, ariko nucunga neza inyiturano y'ibyo bagukorera nibwo umenya ko burya nta rukundo bagufitiye, batakwemera. Naguhaye urugero, ufasha abantu ibintu runaka, ushobora gufasha umugore wawe, ushobora gufata umuntu mukundana n'urugero ukamushingira iduka akajya aryirizaho umuntu, cyangwa se ugasanga imodoka wamuguriye niyo akoresha na esanse agiye mu gipangu cy'undi muntu agiye kugucira, cyangwa se abo wafashije ibibazo ugasanga nibo bicaye hirya bari kuvuga ngo uriya mugabo ni ikigoryi, ngo nawe afite ibibazo bye ariko arabyirengagiza, ngaratanga ngo dore nkubanye muri ibibazo nawe afite ibye, ese nk'uriya azatera imbere gute, ugasanga nibo bari kukuvuga nabi. Bivuze ngo ububoshye kuko bakubeshye ko kuba umumaro ngo ari bwo bugabo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari bwo bugabo. Igihe babyita ngo uri umuntu rwose ngo uzi gufata inshingano, ngo uri umuntu mukuru mu mutwe, ubwo nibwo buzima bw'umugabo, nibyo bintu bakubwira. Ko muri ayo magambo meza bakubwira hari ukundi kuri kwa nyako kwihishe munsi yabyo. Kuri kwa nyako ni uko umugabo w'umumaro ubuzima bwe bwa buri munsi abantu baba bari kubukonsoma gahoro gahoro, bamumaramo utubara gafite, bamumaramo ibyo yakoreye gahoro gahoro, we nta kintu ari kugenda asigarana kizima.
kanya haba ruza kumusaba ikintu akemura, hari umusaba ka faveri, hari umutegereje icyo ati niwe nzi kuzankorera kino kintu rwose niwe uzangeza hano, ko gukomeza abantu bakwitezeho byinshi, nawe none ugatangira gutuma utwe ukavuga ati nibwo bugabo, nibwo buntu burenze, ngomba kubikemura, ngomba abafite ibyo banyitezeho byose ngomba kubibakorera. Ahandi none ushiduka nta kintu cyawe cya nyacyo usigaranye. Cyo gihe rero ibyo ngibyo ugiye kujya kubibona neza ngo bisobanukirwe ko burya wari uri kuvunikira ubusa, shiduka amahirwe yaragushiranye, imbaraga zaragushiranye, igishoro cyaragushiranye, imyaka yaragusize nyine akiri muri prime yawe, gutangira kubona ko wari uw'umumaro koko, ariko ntabwo wari ufite kwishyura ukizana, ntabwo wakoraga ibyo ushaka, wakoraga ibimeze nk'aho sosiyete yagutegetse kubikora. Igihe kigera wa mugabo wiyumvaga nk'uw'umumaro ngo kiremerera abagabo hafi ya bose, nuko batajya benshi babivuga, agenda akicara ahantu mu cyumba akitekereza, agasanga koko yari uw'umumaro niko atekereza ariko bamubwiraga, ariko agasanga arananiwe, ari wenyine, nta nshuti nzima asigaranye, ugasanga araremerewe mu mutima we, avuga ati ubundi kugira neza byamariye iki? Ese ntabwo mujya mwumva abantu bavuga ibyo bintu, ngaho nagiriye neza se byamariye iki? Kugira neza ntabwo turi kubibacaho, kugira neza ni byiza, bifasha n'umutima wawe, ewe n'Imana irabyishimira, ariko icyo ndi kuvuga muri kucyumva. Ahandi usanga kuva kera warakoraga, warirukaga, ariko utaravaga ahantu hamwe ngo ugere ahandi, bitewe n'uko ibyo wakoreraga ari ahandi byahitaga bijya. Ugasanga iteka wakemuraga ibibazo, ariko ntabwo wubakaga ibyawe. Ugasanga iteka wasubizaga abantu, ariko yo ntabwo bigeze bagutega amatwi ngo bakumve nawe babone ko hari icyo ukeneye. Ibyo ngibyo rero biragenda bikakunaniza, ariko ntabwo biba ari umunaniro, nta nubwo ubunaniwe. Buri umunaniro uri kuvurwa no kuruhuka. Umaze kumenya ko ubuzima bwawe bwose bwari bushingiye mu gukonsomwa n'abandi bantu n'inyungu z'abandi bantu kugira ngo ukemure cyangwa se wikorere imitwaro y'abandi, we nta kintu uzakuramo, tangira kubangamirwa, ukabaho unaniwe, nta n'umuti wakuruhura uwo mutwaro wikoreye. Icyo gihe rero nibwo none utangira kubona ko bya bindi bakubwiraga ngo uri uw'umumaro, nawe ukumva ko uri umumaro kuko wafashije abandi, ntago cyari ikintu wifuzaga gukora, ahubwo yari nk'ingabo wambaye igukingira ubwoba bwo kwitwa umuntu udafite umumaro kuri iyi si. Kandi wumvaga ko mu gihe cyose abantu bagukeneye ubwo uri umuntu ufite agaciro, mu gihe cyose uhuze uri gukorera abandi, ibyo bizatuma abantu bagukunda. Gusa abafilosofi ba kera barabibonye, babyandika mu bitabo bikomeye, baravuga ngo umwami cyangwa se umugabo nyamugabo agomba kugera igihe afata icyemezo cyo kurekeraho kuba umuntu mwiza mu gihe situwasiyo zibimusabye. Mu gihe situwasiyo ibigusabye, hari igihe kigera ukarekera kuba umuntu mwiza. Ibyo ni ibintu ugomba kumenya nk'umugabo. Hari igihe cyageze Yesu situmwemera se, hari igihe cyageze Yesu wavugaga ngo umuntu ntabwo kubita urushyi rumwe ujye utega undi musaya. Hari igihe cyageze Yesu tubona yinjiye mu rusengero amenaguye ibintu by'abantu, ntabwo yaje ngo ababwire neza ati muri suko koko ibi bintu mwabisohoye mukabishyira hari, yaraje arabimenagura, ashwanyaguza ibintu byose arahirika. Ngo hari igihe kigera bikaba ngombwa ko kwigira umwana mwiza ubihagarika bitewe na situwasiyo ko ibigusabye. Ntabwo ari ukuvuga ngo turi kwigisha abantu kuba abantu babi cyangwa turi gusereburira twishimira ko hari abantu babi batagira icyo bafasha abandi, oya, ubwo ni ububwa pe, ntabwo ari byo. Ko buriya bakubwira ko umugabo udashobora kuba yamenya igihe asubirira inyuma, igihe cyo guhakana, igihe cyo kwifata, akabwira abantu ati ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo nabikora, bitewe n'uko ubona ko nawe byakumaramo utubaraga twawe, cyangwa se nawe ibyo uri guteganya kwikorera ejo hazaza. Mbega ukaba wa mugabo ubwo udashobora kwirakaza nawe mu gihe baye ngombwa ukavuga ati nanjye nigeze umusazi, ibyo bintu ntabyo nkora, noneho mukora icyo mushaka. Iyo utarabasha kugera kuri urwo rwego ngo uwo muntu muvuga ibyo mushaka, mu nyange mu ndakarire, nanjye ibyo ntabyo nkora, nanjye ndi gukora ibi, niba utaragera kuri urwo rwego rw'uko situwasiyo ibigusabye nawe ngo ube umuntu mubi, icyo gihe ngo uhita uhinduka nk'umuhigo cyangwa se nk'akanyamaswa kagiye kuribwa n'ibikoko binini cyane byo byamenye gukoresha iryo jambo rivuga ngo mu gihe situwasiyo ibaye ngombwa muri iyi si ugomba kuba umuntu mubi. Ngo umugabo wese utifitemo ubushobozi bwo kuba yahakana, aho uravuga yego, ntabwo ibyo bintu ari ubugwaneza, nta nubwo ari umutima mwiza uba ufite, oya, ahubwo uba umeze nk'umuntu wishyize hanze, biri hanze, burya izo mbaraga cyangwa se abantu bose bagomba kukubona bakagufatirana bakagukoresha. Kubwira ko buriya ngo abantu b'abagabo nyabagabo, abantu bakomeye babayeho barenze, cyangwa se babandi twita ngo ni abavuga rikijyana mu nzego izo ari zose, yaba iza politike, yaba iz'amadini, ubwo uragenda ubikura nawe, yaba mu bigo by'amashuri, yaba mu kazi abayobozi, yaba n'ahandi hose, yaba mu byamamare n'ibiki, bakubwira ko ngo abo bantu bahambaye twita ngo ni abanyembaraga babayeho bari barenze muri ibyo bisata byose mubwiye. Ntabwo ari abantu buri gihe wabonaho ubufasha uko bakeneye, cyangwa waza ngo bagukemurire ikibazo buri gihe uko ufite ikibazo uri we wese, oya, ntabwo ari ba bantu kandi basubiza buri gihe ikintu cyose basabwe ngo bagomba kugisubiza, cyangwa se ikintu cyose batswe ngo bagomba kugitanga.
ubwo nakubwiye ngo ni muri buri nguni zose, guhera ku bayobozi, abanyepolitike bakomeye, abaperezida, abaminisitiri ndetse n'abami bose babayeho. Nuko bigenda, igihe cyabo kiba kirinzwe, ndetse aho bashora imbaraga zabo cyangwa se ibyo bajya gukora cyangwa se ibyo bajya gukemura barabitoranya bakavuga ati iki kirihutirwa, iki gikwiye gukorwa, cyangwa se biriya bibe birindiriye, biriya bibe biretse. Garuka kuvuga ngo ni buhumyi, ngo uraza buri bintu byose uhita ubyemera, ubisubiza, ubikemura byose, oya, ni gake. Ahantu bagaragara baba bahatoranije, bahahisemo, atari ukuvuga ngo ni igitutu. Kubera ko rero uko kudakorera ibintu byose nk'uko abantu babibitezeho bituma ari abantu batagaragara cyane. Uko kutagaragara cyane mu bibazo by'abantu byose ngo baze batureho bituma abantu babaha agaciro cyane. Iyo ikintu kidahari, aho gitandukaniye n'ikintu gihari ku bwinshi, cyo gituma bakubaha. Buri ikintu kidahari abantu baracyubaha, ariko ikintu gihari cyane abantu bageraho bakumva ko kigomba kuba gihari, bakibagirwa, bakagitesha n'agaciro. Uku ni ukuri gushobora kuba kwabangamira abantu benshi, ko bino bintu dukoze cyangwa se kino kiganiro dukoze ni ikiganiro kije kivuguruza amagambo wabwiwe kuva uri umwana, buw'umumaro. Bumuntu abantu bose bakwiye kuza bagatura ibibazo, bumuntu abantu bose bakwiye kwishingikirizaho. Ikiganiro kivuguruza kwa kuri twakuze batubeshya batubwira ngo uko umuntu atanga cyane niko bamukunda cyane. Ibyo bintu bibaye ariko bimeze, uzarebe ba bantu mu rukundo batanga cyane, ba basaza, ba sugar daddy, uko batanga cyane ntago ariko bakundwa cyane, ahubwo uko batanga cyane niko abo baha baba expectingaho ubutaha kuzabaha ibirenze. Iyo urekeye aho kubaha bahita bakuburira agaciro, bakavuga ati we navuga niki nawe nta kintu wamaye. Rero ukuri kwa nyako mukwiye gutangira gukubonera no mu tuntu duto tubazengurutse. Gutanga cyane ntago ari byo bituma abantu bagukunda. Zabicunga neza, usange hari umuntu uhora utanga, ufasha abantu bose bajye birirwa bavuga ngo rwose ngo uri umuntu mwiza, ufite umutima mwiza, ngo uratanga urafasha cyane, uri uw'umumaro. Usange hari umuntu utagira umuntu n'umwe arafasha pe, ariko ufite uburyo cyakoramo ibintu bye, ufite buryo ki niyo bibaye ngombwa ari uba wabihisemo ibyo akora, usange niwe muntu abantu bakunda cyane. Kubwira ko umuntu utanga atitangiriye, shiduka azengurutswe n'abantu batamukunda, ahubwo azengurutswe n'abantu bumva ko hari icyo abagomba. Niko bigenda. Umuntu utanga cyane atitangiriye itama, iteka yisanga iyo yisuzumye neza cyangwa iyo hashize imyaka akazasubiza amaso inyuma, asanga atarazengurutswe n'abantu bamukunda, ahubwo agashiduka yarazengurutswe n'ibirura n'ibisambo byumva ko hari icyo abigomba. Nimba hari abantu babi rero buriya wabana nabo, ni abantu ufasha ukamukorera ikintu ntiyumve ko hari ibyo wigomwe. Iyo umuntu ukomeje kumuha ikintu cy'umuntu atavunikiye, ukomeza umufasha, ntago aguha agaciro ngo wamufashije, wamutabaye, ahubwo atangira kuvuga ngo uyu muntu hari icyo ngomba, nesha agomba kunkorera iki, yarabimenyereje n'abinkorere. Iyo rero unyujijemo gakenya ugasa nk'usubiye inyuma, nawe ufite ibibazo byawe ugiye kwitaho, cyangwa se ewe wanakerenye, icyo gihe gikurikira ni iki? Abantu ba mbere babanza kukwanga no kugutuka no kuvuga ukuntu waje guhinduka, buryo uri n'umugome, nta n'ikintu cyiza cyawe, ni babandi nyine bari bakuzengurutse. Ikibabaza rero niki gituma bakuvuga nabi, ntago bari bagukunze igihe bari bakuzengurutse, ahubwo bumvaga ko hari icyo bagomba, kuko nawe wakibaha gutitangiriye itama. Ariko umuntu ujya gutanga ikintu kivuye kure, akabanza akanakwibutsa ati nanjye hari ibyo nigomwe kugira ngo ngukorere iki, nanjye iki cyari kumfasha cyangwa kigafasha n'abana banjye cyangwa se n'abandi, nguwo abantu baramwubaha. Turiya muntu yampaye ikintu nawe ari cyo yarasigaranye, cyangwa se nawe yari kugikoresha, mbega akabibona ko nawe ujya gutanga ikintu atari ukuvuga ngo ni bwa buntu nguhuye wese ngo uramuha uje afite ikibazo akira. Oya, icyo gihe uzengurukwa n'abantu batagukunda, batuzuye urukundo, ahubwo buzuye umururumba n'ubusambo bwo kumva ko hari icyo bagomba. Tangira abantu kubafasha cyane, bagushimira pe, bakwapresiya, urarenze, uri umuntu mwiza. Ariko uko ukomeza ubaha bigeraho noneho abantu uhereza ntibaye bumva ko kubaha kwawe ari ibintu bakwiye kugushimira, bakumva ko ari ibintu bagomba ku expectinga. Ntago ari ibintu byo kuba appreciated, ni ibintu byo ku expectinga tu, ko ugomba kubikora, kuko umuntu amenyereye ko uyu munsi umutamo, ubwo nyine ni ibintu agomba gutegereza kuri bumukorere. Ntago ari ibintu, ntago biba bikimeze nk'umunsi wa mbere muhura umuntu ukamuha ikintu cyangwa ukamukorera ikintu mutaramenyana cyane, cyangwa se utaramuha inshuro nyinshi. Icyo gihe yarishimye, aranatungurwa kubera igikorwa wari umukoreye. Kandi iyo abantu noneho batangiye kubaho bumva ko ibyo uri gukora ari ibintu bagomba, buriya nta shimwe na rimwe babumva ko bakugomba, nta n'icyo baba bazigera bakugomba. Umuntu iyo umuhaye ikintu yexpectingaga, tayari amashimwe ye uba umaze kuyica, kuko icyo kintu ugomba kukimuha. Ahubwo iyo utakimuhaye niho haba ikibazo,
cyangwa se iyo utakimuhaye ahubwo nibwo ashobora no kuvuga atari ku bundi, ashobora no kugenda akicara akavuga ati ubundi biriya bintu yamaga by'umuntu yabimaga kuko yambyaye, kuko bimeze bite ubundi kuki yabinkoreraga. Icyo gihe nibwo abitekereza ahubwo agatangira no gusubiza amaso inyuma akavuga ati ahubwo reka dushimire n'ibyo yankoreye. Ariko iyo ukomeje gukorera umuntu ibintu yateganyaga kubona akaba ari byo umukorera, nta shimwe rye wazigera ubona. Abantu rero bita ngo ni ab'umumaro cyangwa se bifitemo iyo ngeso yo gutanga na bwa buntu butiza urugi, bizera kuko bakomeza gutanga cyane no guha abantu no gufasha abantu ngo baba bari gukomeza ngo umubano bafitanye n'abantu, kizera ko ngo aribwo bari kubaka inshuti za nyazo kabisa, handi uvuga ati zira ni inshuti nafashije, ziriya zizangwa n'inyuma bara n'abantu banjye. So ugatangira no kuvuga ati ndi umuntu w'umumaro, iyo ndi gufasha abantu cyane nanjye mba ndi kwitereka mu myanya yo hejuru n'icyubahiro cyinshi nzagihabwa nzagihorana, ugakomeza ugatanga. Icyo gihe utangira kubona noneho rero iyo umaze kwitereka muri urwo rwego utangira kubona amashimwe make y'abagushimira, ahubwo none ugatangira kubona utubazo ngo twihutirwa tw'abantu ugomba gukemura. Amashimwe aragabanuka, ahubwo ugatangira kubona ngo utubazo twihutirwa tw'abantu ugomba kwitaho no gukemura n'utumesaje ngo twihutirwa. Ugatangira kubona abantu ntabwo bari konesa imvune zawe n'ibyo uba wabakoreye, ahubwo ugatangira kubona bagushyiraho igitutu cyinshi ko byihutirwa. Se bya bintu wari wanyemereye, none se bya bintu wari wambwiye ko utari kubikora, uzi ko wari wambwiye ko bitagomba kurenza uyu munsi. Ugatangira kubona puresha nyinshi aho kugira ngo abantu barekonese ko uba wavunitse, cyangwa se nawe bishobora kuba bitaracamo, nawe mafaranga nawe ushobora kuba utarayabona. Ugatangira ubwo noneho kubona igitutu cyinshi cy'abantu bagushyiraho igitutu kurusha uko noneho ubona banagushimira. Hahandi umuntu aba atakigusaba ameze nk'uri gukwaka faveri avuga ati wankoreye aka kantu ya, ahubwo noneho abasigaye aguhamagara akubwira ati se ntabwo uzi ko ibintu ugomba kunkorera bigomba kuba uyu munsi, none se bya bintu utabikoze se wibagiwe, nawe rero uribagirwa cyane kuko utashyizeho ayo mafaranga. Mbega ugatangira kubona noneho ntabwo bikiri ukugusaba, ahubwo ni igitutu kuko barabimenyereye, barabibamenyereje, kandi nawe noneho ubera idage ukumva ko rwose ibyo bintu ubibagomba. Handi utangira kwibaza ngo umugabo wari uzi ko ngo ari umumaro atangira kwibaza aryamye nijoro akavuga ati ariko byagenze gute kugira ngo nisange muri ubu buzima meze gutya, mfatwa gutya, kandi ntashobora no kubwikuramo gutya. N'ahandi usanga byarabaye cya gihe wumvaga ko umumaro wawe ari uzakugeza, ariko byahindutse cya gihe umumaro wawe abantu batangira kuwitega nk'aho ari ideni barimo, kubwira ko ikirura gihigira ahantu hamwe buri joro, rangira icyo kirura cyishwe n'inzara kubera ko inyamaswa cyahigaga aho hantu zirahahunga zikajya ahandi. Ubwo bikarangira abahigi aribo baje kuhagutegera kuko bazi gukunda kubuhari, tego bakayigutega. Aguhoza ufasha abantu wumvaga ko ari byo bizatuma bagukunda bikugeza ku ntsinzi, karangira ahubwo ari byo bikurangije bigushyize hasi ukamera nka cya kirura buri gihe cyumvaga ko kigomba kujya guhigira ahantu hamwe kugeza inyamaswa ziyahunze, hakaza abahigi ahubwo baje kukibyaza umusaruro. Kubwira ko umugabo uhora uhari abantu bose ngo abafashe, abamukeneye bose bamubona nk'umuntu w'umutima mwiza ukemura ibibazo by'abandi, byorohera sosiyete kuba uwo muntu bamukoresha, bitewe n'uko atazi igihe cyo kuba yasubira inyuma cyangwa se ngo avugeho yahakane. Ko umugabo nk'uwo nguwo abantu baba baramaze kubimenya ko atari ukwisuzugura kuba waza ukamwaka ibirenze ibyo yakaguhaye, cyangwa se ugakomeza umwaka n'ibirenze ibyo yagombaga kuguha. Babumva ko gukomeza bamusaba nta gisuzuguriro kirimo, kuko ni ubwe wiyandaritse yerekanye ko yiteguye gufasha no gukomeza kuba. Abanyarwanda bajya bavuga ngo wigize insina ngufi ngo bamuca amakoma. Ubwo nyine uba wigize iyo nsina baguca amakoma, nta mpuhwe bafite, nta soni bafite. Handi utangira kujya wicara ukavuga ngo ese abantu ntabwo bagira isoni, umuntu aragusaba bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, bwa kane, nta na rimwe we n'ubyibura aribwiriza ngo agire ikintu yifasha cyangwa agire undi agifasha cyangwa se nawe akigufashe. Abo bantu babaho. Uzi ko habaho n'abantu najyaga numva abasinzi kera babivuga, kera ntarakizwa ngo ndeke inzoga, ugasanga umuntu ari kuvuga ngo nyine umuntu azi ko buri gihe bamwishyurira fagitire uko byamera kose, buri gihe we akaba nta na rimwe niyo yaba afite amafaranga ashobora kwishyura fagitire. Kubera iki? Nta soni bimuteye, kuko weho warabimumenyereje, nyine warabimumenyereje, nta soni rero byakwigera bimutera. Yaba afite amafaranga aruta yawe ntabwo yakwishyura fagitire, ntabwo basha guha agaciro ikiguzi uba watanze. Iyo rero icyo kiguzi batajyaye agaciro, nta n'icyubahiro kiba kiri aho hantu, kuko buriya abantu bubaha ikintu kuko batekereza ko bashobora no kukibura. Buriya nujya kubona ukuntu umuntu yubashye undi, nuko abavuga ati uyu muntu nintamwubaha bishobora kutangendekera neza, nshobora no kumubura. Niyo mpamvu abantu bubaha ikintu runaka kuko bazi ko bashobora no kukibura. Ko niko kuri abantu benshi batinya kwemera. Abantu bifuza kugaragara nk'abantu bakunzwe, abantu bose mbega bifuza gukundwa, abantu bakifuza kugaragara nk'abantu bakemura ibibazo by'abandi cyangwa se abantu bakwiye kwishingikirizaho. Abantu bifuza kumenyekana nk'abagira neza, nk'abantu batanga, nk'abantu bafasha. Ariko buriya icyubahiro ntabwo kiva
mu kunezeza abantu bose cyangwa se mu kunezeza abandi, ahubwo icyubahiro kizanwa no gusobanukirwa neza ko imbaraga zawe, amafaranga yawe, igihe cyawe, umwanya wawe, ibisubizo byawe atari buri muntu wese ugomba kubibonera ubuntu cyangwa se ngo abibonere igihe ashakiye. Niho icyubahiro kiva. Icyubahiro kiva mu gushyiraho inzitizi cyangwa se imbibi abantu batagomba kurenga bakumenyera. Icyubahiro ntabwo kiva mu kwitanga ngo umere nk'agatebo witanze ngo abantu bose ugiye kubapfira. Ntabwo ari aho icyubahiro kiva. Uraza kuduha igitekerezo cyawe, nakubwiye ngo iki kiganiro ntabwo gikora ko umuntu agomba gufasha cyangwa kuba umuntu mwiza. Oya, ariko nanone uri muntu mwiza ku ruhe rwego. Ese ufasha nde? Ufasha kugira ngo bakubone nk'umumaro, cyangwa ufasha umuntu kuko abikeneye ubona ko uwo muntu akwiye gufashwa koko, cyangwa ufasha kugira ngo ugaragare nkaho uri umunyabuntu? Ese ubundi wowe urifashije? Buriya kuba wafasha umuntu mu gitondo bugacya nawe wisanga hasi ugasubira ku rwego rwe ntacyo bimaze. Uzi ko habaho n'igihe ushobora kubona ukavuga ati ibi bintu mfite nimbifashisha abantu, njyewe n'abo bantu ubundi turaguma turi abakene, ariko ibi bintu ngiye kubima ubufasha uyu munsi n'ejo n'umwaka wose ushire, ibi bintu mbikoreshe neza, mbanze mbingagara irenze igihombero, none nzagaruka inyuma mbazamure nyuma kugira ngo twese tugume hasi. Umwe basi yambuke, namara kwambuka agezeyo agaruka azamura abandi, kuko ubibona ko n'ubundi ubwo bufasha ni mu busaranganya cyangwa se n'ububaha n'ubundi ntacyo uri wafasha usibye mwese kuguma ku rwego rumwe. Igitekerezo cyawe muri comment kiba gikenewe, ndaje twirebere n'ibindi biganiro.